nzamuhurika kuko kugeza igihe atazamenya ko umukobwa we namwirukanye nzagahitana ariko bashobora kuba baragushyiriyemo birebe neza yewe barakemeye nzaza kubi reka nigendere turi kumwe Nitese mukobwa mwiza ni karibu mwatinzera uyihangana abacuruzi niko twabaye usanga abantu baduhamagara buri kanya nyabyungukaga fasha baba gucuruza kenkayori buri wese abaguhamagara abakeneye isima abakeneye iki n'ibintu byinshi cyane kuryama nta gahunda ndangwiye karibu Miriwe neza. Naje kureba Divine. Araje kureba nde? Divine. Wino hano. Mba nkubwire. Kwiyame. Divine hano uje kumubaziririza ibiki? Wowe Divine ni igiki cyabuza kuri gubarizwa hano? Yari inshuti yanjye ariko sinzi ikibazo. Ibyo by'ubushuti bwawe bujyane ku gasozi. Sizongeye kubona hano uza kureba ngo Divine. Mbese Divine yabaye. Ndakubwiye ngo hano kureba Divine ntibyemewe. Uri kunyumva neza? Shh. Tazagaruka hano. Siko mwataganira mwacecetse byagenze bite? ahubwo none se sheri umbona umbonye umwana aje kura mugenzi we aho wamweretse mugenzi we ahari nkabona uramushushubikanyije abona Amakuru se mutari kuvuga meze bite? harya wari umbaza ngo iki n'ibintu bya cya kibanza nyine aho bigeze kandi nakubona n'ikibazo kibonetse ejo turatangira kibanza harya Ibyo nibyo mukiri murenze ko mwabisoje. harya ngo washakaga Shabyihorere. Kumbone se ufite ibyishimo byinshi. Byihorere ntabwo ibyishimo byawe. Mbwira rero ndahindukije naragiye inda. Uzi igihe cyose yarakora cyane kinini. Urabizi nyine ko nari ndi muri bya bibazo bya mukadata. Gusa nyine kwa mama Keza yaraje aranjyana bamfata neza. Nibyo byishimo nyine ubona mfite. ibibanza rero ndabifite ariko nyine sinzi twagenda wenda nkanabikwiye hafi y'umuhanda kaburimbo bamwe mu ndumva n'umutwe kubundya burayikize Nuko aba yakoze aba yaraye amajoro abacuruzi se subazi. nimbara akazi kenshi Abacuruzi ntubazi baba baraye amajoro. gutekereza cyane nyine ubundi wowe nta n'ikinini basigaye ari ngumi Aya sheri nta n'ikinini rega ntago kwimenyereza ibinini cyane ari byiza. Yego no kubara ijoro nariraje utaha iki nawe urabizi ko umutwe rwose ugomba kurya kuba atashye nijoro. banumva nazi ukuntu meze ariko ushobora kuba ufite ikibazo ujye kwa muganga Oya nta kibazo afite. Nta kibazo afite. basi ndebera kanini mbasi nkamire numve ko Oya sheri nta kibazo ufite ibinini ntabwo ari byiza ko byimenyereza. Uko urwaye umutwe w'ikinini uko urwaye umutwe w'ikinini. Oya ntabwo ari byiza ibyo ngibyo. bakundaga kuwurwara reka sinzi ubuzima nani Cyane urabizi. Kwa mama Keza bamfashe neza n'ikibazo urakeye nubwo wamenya aho icyo imbogamizi mfite nuko mukandata azagaruka kumfasha numvisha ariko bibaririza ngo tujye twicara hano ahubwo mukadata ntabwo yigeze aza kukumbaza turazi kuri inshuti yanjye ahubwo nagize inama rimwe ukumva nawe ati se
yaba yaragiye kuko nigeze kunyura hepfo y'urugo rw'iwanyu numva nukoma kandi nahoraga numva mutera induru gira amatsiko yo kuzaza kurunguruka mbona uturimo twose niwe uri kudukora mwana uzi ukuntu yanyimaga ibiryo akamundagura ubundi ngo iyo ujyana na nyoko umva bikambabaza byahatari none ubu ngubu urakigiye ushakiye umva akabiswi baranzanira ahubwo se najyane ngo mbe mutanirira shamba n'ibiryo by'abakiriya ndaje mu kanya njye kukurebera hariya hirya ko muri alimantasiyo hari ko bakinguye babigezemo sha nta kintu uzongera kwifuza mama Keza yarambwira ati icyo uzajya ushaka cyose nzajya nyiguha ubu muranasohoka nyine gusa Keza yagiye ku ishuri ntabwo tuzasohoka maze banamuhaye na telefone niyo mpamvu nakubonye bamuhaye telefone uzi ko se cya mukadata cyarayinyatse wayifataga uyitse aho simukadi niyo yarazishe mu ivarisi yiwe ndamucunga agiye koga mpita ngenda nzikuramo wabimenye utese ahubwo ko ari hose uranzi wakwereka nakuyemo n'ifoto ya mama yarakigira cyane amuroga ayibonye yanyica yamuroga se gute kandi yarapfuye keretse amunkurikije nyine yawe ngo gutya yabigukurikiza nyine nase nuzi ko ifoto bayigirira nzayihisha mpaka ariko rero gahunda twose dupanga reka tuzisubikira ahangaha dore bwije kantahe none kandi ngo tuzisubike ariko wajya umenya ko igihe gihera umva se turavugana kuri telefone urabona burije kandi ejo ni akazi reka ngewe ngende reka mubwire amafaranga yawe nzayabara nyabonye wowe mperekeza kandi mwakoze kunyakira nta kibazo rwose sheri tumuherekeje yewe ngiye sindi buva rero umva ndushye mfite n'ibitugu mukase we uranitegereza umukobwa wanjye nta kibazo afite ese ko nigeze mu arahari rwose umukobwa wanjye nta kibazo afite buriya yari ari mu gikari ari gukina n'abandi bana bize kandi rero kwivanga mu by'iwawe ariko ikibazo kirahari ikihe kibazo ariko kiriya kigabo ngo bazagukubita ubwenge paka ntabwo uzigera umenya ko urukorwa rwawe narwirukanye rugatorongera nyuma rwarwungura ngo nirugaruka hano nzamwitana reka rero mubwire buriya yewe mba mfite akazi kenshi cyane mba mfite abakiriya benshi reka mbe ngusezeye mfite akazi kenshi ngiye gukora hari n'umukiriya uri kumpamagara ku muhanda ngiye kumwitaba sawa ariko bashobora kuba baragushyiriyemo ubirebe neza yewe yewe baranshyiriyemo iki ushatse kuvuga iki reka nigendere turi kumwe kuko umutima w'umuntu ukeneye urukundo mukase mukase ndacyari ubona tunsige mukase mukase ubu ni wowe mbona mungeri mukase mukase ndacyari hano ndacyaritegereje urukundo rwawe umukobwa wanjye nta kibazo afite ariko ese ko nigeze mubona arahari rwose umukobwa wanjye nta kibazo afite buriya yari ari mu gikari ari gukina n'abandi bana bize kandi rero kwivanga mu by'iwawe ariko ikibazo kirahari reka rero mubwire buriya yewe mba mfite akazi kenshi cyane mba mfite abakiriya benshi reka mbe ngusezeye mfite akazi kenshi ngiye gukora hari n'umukiriya uri kumpamagara ku muhanda ngiye kumwitaba sawa ariko bashobora kuba baragushyiriyemo ubirebe neza niyo mpamvu nakubonye bamuhaye telefone uzi ko se cya mukadata cyarayinyatse wayifataga uyitse aho simukadi niyo yarazishe mu ivarisi yiwe ndamucunga agiye koga mpita ngenda nzikuramo wabimenye utese ahubwo ko ari hose uranzi wakwereka nakuyemo n'ifoto ya mama yarakigira cyane amuroga ayibonye yanyica
amuroga se gute kandi yarapfuye amunkurikije nyine yawe ngo gutya yabigukurikiza nyine nase n'uzi ko ifoto bayigirira nzayihisha mpaka ariko nese ko nsuye bwije nenzi ko uraza hakiri kare tukaganira ko nawe uransetse ubwo se urumva koko namenye kuri kuba mu bakire ubwo urumva nabikoza ku manywa napimiranyije bihiye ahubwo tegure ko tubikora umukozi ntabwo arahisha se ubona n'agacyayi kari muri teremusi cyayi mana kizi isaha ariko mu kanya nacyo ndajya kukuzanira akaji hariya imbere ibyo nibyo nashaka ariko ubundi hano umeze neza urakeye bana yanjye ngaho se mwana nsengera mukadata ntazansubize mva ndamugusengera ntabwo nzamubwira aho ntabwo nzabwira papa wawe uriya muhanya ntabwo wamugira sha ntabwo muzi ndamureba nkumirwa mwihorere urizi ubwo hano utuje ntabwo bizi wagira ngo yaroze na papa papa ubona ni agatekerezo wagira ngo yarangije kumuroga byararangiye icyo kibazo ariko si utuje se urabona buri kimwe cyose ku gihe ntabwo gihangayitse na mbere waranabyibushye manangira urakeye ndatuje ariko nyine wumve none se mbure mama mbure na papa kandi papa hari nubwo mama yapfuye ariko papa aracyahari se nturizaho uriya papa wawe nyine papa wawe ntabwo yawamwanga imfubyi y'ahantu hose koko oya papa wawe ubwo agomba kuza umusaza uzaza ujya kumusura adahari cyangwa se ntabwo wazabona ukuntu umukorera ukamubwirira ahantu ari ukamuzana akansura ariko siko ari byo nibyo nzagenda ngiye kukubaririza nyine nzi ko ari nyine mubwira ati se perezida divine ari hehe mbaze mukasohoka sibyo shaza kwica anyica ako se ukamubaza arabizi ko turi inshuti ntiyigeze no akubaza ati amakuru ya divine aza no kugutata ubwo uzawumubaza ushaka ko azakumenaho amazi ashyushye nzamubaza nzagenda mwibarishe ariko nzacunga papa wawe ahari Hey guys, nk'uko bisanzwe ni kuri Sawa TV 280 tukaba dukunda kugira filime na comedy ku bantu rero babyishimiye filime zacu zibasha gusohoka kuwa mbere na buri wa gatatu na buri wa gatanu noneho kuri comedy zisohoka buri wa kabiri buri wa kane na buri wa gatandatu nk'uko bisanzwe rero mukomeze mukore subscribe share like na comment tujye dukomeza kuba tubana mu byo dukora byose.